shimimana itegura urahetse nawe nawe amarira yarangiye shimimana imvura y'umugisha iraguye we manuwe no kukwereka ineza yanjye itegura urahetse yewe sana we amarira ararangiye shimimana itegura urahetse nawe nawe amarira ararangiye shimimana imvura y'umugisha iraguye we manuwe no kukwereka ineza yanjye imvura y'umugisha iraguye we manuwe no kukwereka ineza yanjye imvura y'umugisha iraguye we manuwe no kukwereka ineza yanjye iguhaye umugisha iraguye we manuwe no kukwereka ineza yanjye Aburahamu we ese wabasha kubara inyenyeri mu kirere ubimbwire erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha imana y'inkuri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha imana y'inkuri ibihe erega sinakurekura sinakurekura mwongeye kwirwa na mukunzi w'igikoko ndagira ngo mbaye ikaze muri kano kanya ko kwegera Imana uyu ni umwanya twatekereje tuba ati buri muntu wese aho ari ajya afata umwanya wo kwegera Imana kuko nibyo bya mbere mu buzima gusenga ni ubuzima butarimo gusenga aba bupfuye nk'umukristo rero ni muri kano kanya twashyizeho kugira ngo tujye tubasha kuba imbere y'Imana dusenga dushima Imana turagiza imiryango yacu turagiza ibikorwa Imana bya buri munsi tugenda dukora kugira ngo bikomeze bigende neza kandi dukomeza no kwegera dukomeza kugirana ubusabane n'Imana rero ndagira ngo mushishikarize kugira ngo tubane muri kano kanya wewe nkurikiye ndagira ngo tubane mu mwanya muto ntabwo ari umwanya munini ni akanya gato ko kwegera Imana kugira ngo tubashe gusenga mbasaba kugira ngo mubane nanjye mu kanya gatoya ntabwo ari umwanya munini ni umwanya mutoya iminota itarenze 15 twa turi kumwe hanyuma tugasenga byarangiza tukazamura ibyifuzo tukanashima n'Imana Imana ibaho umugisha mbasaba kugira ngo mukande subscribe na comment na share kugira ngo muhereze bagenzi banyu kugira ngo nawe tujye tubana muri umwanya wo gushima Imana no guhimbaza Imana tunasenga Imana ibaho umugisha ni muri rwo rwego nagira ngo muze tubane mu kanya gatoya ikintu cya mbere nasanze burya kugira ngo umuntu abashe kujyana ubusabane n'Imana ikintu cya mbere ni ukubanza guca bugufi ugasenga warangiza ukamenya yuko umwanya urimo atari umwanya wo kuzarira cyangwa se umwanya wo gutesha agaciro ahubwo ni umwanya ukomeye umwanya wawe wo guhura n'Imana umwanya wo guhuza Imana n'ibyawe kugira ngo bikomeze bigende neza niyo mpamvu usanga muri kano kanya tugira ngo muri kano kanya mba mbasabye kugira ngo tubane muri ano masaha ari kugira ngo nimba hari ibintu biri gutuma uri bise cyane ubigiyemo ubiretse gatoya dufatanye muri kano kanya waba uri mu kazi waba uri ahantu runaka mbabarira ube wihanganye gatoya tubane mu mwanya mutoya uzamura isengesho ryawe uzamura ishimwe ryawe tubane reka dutangire dushima Imana kubera ko ikintu cya mbere ni ugushima mu buzima busanzwe bwa buri munsi gushima ni umuco niyo umuntu ajya imbere y'Imana ikintu cya mbere no gushima Imana bitewe naho igejeje ikora reka rero dusabe Imana kugira ngo ibane natwe muri kano kanya nkorareka kugira ngo tubane Uwiteka Mwami Yesu twongeye gushima twongeye kuguhimbaza tugushimiye ubuntu bwawe tugushimiye ubwaneza bwawe twongeye gushima kuri umukozi w'umuhanga tugushimiye kubw'uburinzi bwawe tugushimiye ko nta mana imeze nkawe Yesu Kristo urera urakomeye nta mana imeze nkawe Yesu
uratangaje Yesu Kristo mu buzima bwacu tugenda tukubona mu buryo butandukanye uburyo dutekereza ndetse no mu bundi buryo mwami turakubona umunsi kundi izina ryawe rihabwa icyubahiro nemera muri kano kanya ko kwihuza nawe mu izina rya Yesu Kristo ko kukwegera unyemerere ubane na buri muntu wese Yesu Kristo uri gukurikirana mwami Yesu aya masaha iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo turasengera kugira ngo imbabazi zawe mwami Yesu zibanze zitubonekeho ubanze tweze udutunganye twezesha amaraso Yesu Kristo kuko mu maraso yawe no tubasha kwezerezwa mu maraso yawe no tubasha kongera mwami Yesu tukaba bazima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti nyemera utweze udutunganye mana buri kizinga cyose kituriho mwami Yesu cyatuma utatubona muri ano masaha ugikuze imbaraga z'amaraso Yesu Kristo mu izina rya Yesu ndasenge mana kugira ngo ubane natwe iki kiganiro mwami Yesu nta kiri gisanzwe ahubwo kibe umugisha kibe mwami Yesu kubw'umuntu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti unyemerere mwami Yesu ubane na buri muntu wese mwami Yesu uri gukurikirana kino kiganiro nanjye ntaba nijyewe Yesu Kristo ahubwo umwuka wera mwami Yesu ambeho umwuka wera Yesu Kristo anyobore mu izina rya Yesu Kristo mpamagaye ijuru kugira ngo ribane nanjye muri kano kanya mpamagaye ubushobozi bwawe kugira ngo ubane nanjye muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo buri muntu wese uri gukurikirana mwami Yesu kino kiganiro mwami Yesu umugenderere Yesu umwezi umutunganye kugira ngo abashe kwakira muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo akazuka amen. Dushima Imana dukomeje kwihimbaza dushima Imana kubw'imirimo ikomeje gukora mu by'ukuri ntabwo aba ari ibintu byoroshye burya kuba watekereza ahantu Imana ikugejeje cyangwa se gutekereza ibyo ugezeho ntabwo bitekeresha ubwenge bwawe mu byumve ariko ngusaba kugira ngo uri gukurikirana kino kiganiro ubanze wibuke first mbese Imana yavanye he igejeje he mu bintu bya mbere tujye twiga gushima Yesu nashimwe kubera yuko gushima nicyo kintu niyo password ikurura imigisha y'umuntu iyo umuntu adashima mu buzima bwe ikintu cyose niyo yakibona ntanyurwa Yesu nashimwe ariko iyo harimo kunyurwa harimo kumva yuko unyuzwe n'ibyo Yesu Kristo amaze kukugezaho unyuzwe n'ahantu uvuye naho ugeze bituma bigutera imbaraga zo kubona na cya kibazo ufite uyu munsi none yuko gifite iherezo ryacu Yesu nashimwe nta mpamvu yo gufokasinga ku kibazo uri guhura nacyo nta mpamvu yo kwita ku biri imbere yawe ahubwo banza mbere na mbere umenye ngo mbese umwami wanjye yankuye hehe Yesu nashimwe uyu munsi hano dufite amashimwe dufite ibintu byinshi Imana yakoze mu buzima bwacu bituma twumva dukomeye bituma twumva dufite imbaraga zo guhamya Kristo ko ari umugabo ko ari umubyeyi mu izina rya Yesu Kristo ko ari umubyeyi ukomeje kutugirira neza ko ari umubyeyi ukomeje kugendera buri muntu wese mu ruhande rwe ni ukuri twabonye ko kw'Imana mu gihe byari bikomeye Imana yarahabaye rero uyu munsi none ndashaka yuko tuza akanya ufite akanya ahantu uri nimba byakunda unyemerere use nk'uzamura isengesho kwanza ryo gushima Imana ubanze yuke ahantu Imana yagukuye ubanze yuke ibintu Imana yakunyujijemo ubanze yuke mbese nari iyo uyu munsi none Kristo yabatarahagaze mu ruhande rwanjye uyu munsi none mbandiye Yesu nashimwe urugero nanjye nihereyo Kristo yatabari uri mu ruhande rwanjye uyu munsi none ntabwo mbazi ngo ndiheye ariko Kristo niwe wamfasha arankomeza arangije arambwira ngo nimbe wumvaho njye utari kwiye kubaho nongera mbaho ko imbaraga za Yesu Kristo gusaba kugira ngo ushime Imana mu mutima wawe ntufokasinge kuri icyo kibazo cyawe unyemerere uyu munsi none nturebe ku kibazo ufite ako kazi uri gushaka abo bana urimo urashaka cyangwa se iyo mariage uri gushaka cyangwa se buri kintu cyose uri gushaka imbere y'Imana uyu munsi none unyemerere ntugishiraho amaso ahubwo ubanze usubize amaso inyuma numara kumenya imbaraga Imana yakoze igukura hahandi hamwe hari muri cya kibazo wari urimo muri bwa buzima wari urimo biraguha imbaraga zo gukomeza kwizera yuko nicyo kibazo kiri imbere yawe yuko Imana yagikura Yesu nashimwe ibyo Abisiraheli babaga muri Egiputa babaje bitonganya ngo bavuga ati ngo inyota yarishe ngo Mose yabajyanye ngo mu butayu kwicwayo n'inyota bibagiwe imirimo y'Imana yabakoreye muri Egiputa Yesu nashimwe baribagiwe bamaze kwibagirwa barijujuta Yesu nashimwe bituma bamburwa isezerano ryo kugera i Kanani bituma basigara mu rugendo rero niyo mpamvu muri kino gihe bisaba kugira ngo tubanze twibuke imirimo y'Imana twe kumera nk'Abisiraheli bagezemo hagati bagacika intege barenza kwijujuta bakarakarira Imana ahubwo mbere na mbere tubanze dushima Imana aho Imana igejeje Yesu nashimwe uyu munsi nabyanditswe byinshi turi gusome ariko uyu munsi nanone kugira ngo tuganire dukomezanyemo imbaraga duteranamo imbaraga kugira ngo wowe ufite ikibazo runaka cyangwa se ubona ko ubuzima bwanjye ubona ko byarangiye ndagira ngo mubwire yuko hari Imana mu gihugu cyo mu ijuru izi kureba kandi yitegereza kandi ivuga bikaba yategeka igakomera Yesu nashimwe tugiye gusenga muri kano kanya kugira ngo tubane Uwiteka akwibutse
ndashaka ko Uwiteka akwibutse bya bindi bya kera, bimwe wabonaga ko bidashoboka Imana yakoze, bimwe wabonaga yuko nta nzira Imana yashizeho inzira. Yesu nashimye, ndagira ngo mutangarize n'ibyo bibazo urimo uranyuramo, ibyo ngibyo uribona ko ari ibibazo, ahantu hatari inzira, ndagira ngo mubwire ko Kristo ariho agacamo inzira. Yesu nashimye. Igihe Abayisiraheli babonaga hari inyanja, bo babonaga ari amazi. Yesu nashimye, babona ari amazi gusa, babona nta hantu ho guca. Aho mu kibazo cyawe urimo, ndagira ngo mutangarize yuko ariho Kristo agiye guca akagusubiza. Yesu nashimye. Aho ngaho ubona ko nta nzira, aho ngaho wonyemerere gusa uce bugufi mu mutima wawe, unyemerere Umwuka Wera agusange, yongera kwibutse, usenge uvuga ati Mana ushimye. Yesu nashimye. Usenge uvuga ati Mana ushimye, kubera yuko gushima niyo password y'ibintu byose. Nudashima mu buzima bwawe ntabwo buzigera butera imbere. Yesu nashimwe. Reka dusenge rero dushima Imana kubw'imirimo yakoze mu buzima bwacu, kubw'imirimo ikomeje guca, n'izina rya Yesu Kristo. Unyemereye muri kano kanya ushima Imana, uzamure umutima wawe, uzamure ibitekerezo byawe mu izina rya Yesu, kugira ngo tubashe kubana muri kano kanya. Urera Mana, urakomeye, nta Mana imeze nkawe Yesu Kristo. Niwe murengezi wacu, niwe Mana nzima dufite, ni Yesu Kristo. Nta wundi wenyine twabasha kuvuga, nta wundi twabasha kwamamaza Kristo uretse wowe. Wowe twabonye twari tuvuye mu bihe bikomeye, wowe twabonye twari turi mu bihe nk'ameso biteye ubwoba mu buzima bwacu, hahandi twabonaga nta nzira. Yesu Kristo wabaye Mana, hahandi twabonaga bidakunda, byarakunze kubw'imbaraga zawe Mana. Uyu munsi hano ntidutewe ubwoba n'ibyo turi kunyura nabyo, ntidutewe ubwoba n'aho tugeze, ntidutewe ubwoba n'imisozi iri imbere, ahubwo Mwami dutewe ubwoba n'imirimo wakoze mu buzima bwacu. Uhabwe icyubahiro, ushirwe hejuru, wamamare ko nta yindi Mana imeze nkawe Mana. Uyu munsi hano turagushimye Mana, turaguhimbaje, gushimye kubw'amasezerano wasezeranyije abera bawe Mana wasohoje, gushimye kubw'imbabazi zawe ziri ku bwoko bwawe, gushimye kubw'ukuboko kwawe kubana natwe umunsi ku wundi Mana, gushimye kubw'ineza yawe Yesu Kristo. Ese twavuga iki uretse kugushima no kuguhimbaza Yesu, uretse kuvuga ngo warakoze Mana, uretse kuvuga ngo icyubahiro kikugarukire Mwami Yesu, izina ryawe rishirwe hejuru. Twebwe twari tudafite izina, waduhaye izina. Twebwe tutari dufite Mwami Yesu icyerekezo, waduhaye icyerekezo mu kiganza cyawe, ngo harimo byiza ngo kandi byinshi Mwami Yesu. Ibyo ngibyo nibyo biba ku buzima bwacu Mwami Yesu, ngo Satani atuzanira Mwami Yesu ibindi bigatuma Mwami Yesu twibagirwa imirimo yawe. Ariko uyu munsi none twongeye kwibuka Mwami, twongeye kwibuka ukuboko kwawe ku buzima bwacu Mana. Tugushimye ko habaye mu bihe byari bikomeye Mana, tugushimye ko ukuboko kwawe kwabanye natwe Yesu. Aho twagiye hose Yesu, aho twicaye twarakubonye Mana, twarakubonye Yesu, twarakubonye. Uyu munsi none turi abagabo bo guhamya imirimo yawe, turi abagabo bo guhamya ukuboko kwawe ku buzima bwacu Mana. Ndagushimye, ndaguhimbaje ku bari barwaye ko wabakijije, ngushimye ko ubuzima bwari bwanze, waravuze ngo Mwami Yesu ngo nibabeho barongera babaho Mwami. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana. Aya masaha ndakurambura icyubahiro Mana, gushimye kubw'abo wahaye abana Mana, gushimye kubw'abo wahaye ingo Data, gushimye kubw'abo wahaye kwiga bagasoza Mwami Yesu. Ngushimye Yesu Kristo, abo wamaze inzara, ngushimye abo wamaze Mwami Yesu kwambara ubusa bw'imyambaro, ngushimye kuri Imana ibagiza Mwami Yesu pasi, ngushimye kuri Imana ibagiza Mwami Yesu agahinda, ngushimye kuri Imana ihindura amateka, ngushimye kuri Imana ihinduye ibihe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndagushimye Mana, ndagushimye ugejeje ukora, ndagushimye ku byo dufite, ndagushimye Yesu Kristo, ndaguhimbaje umugoroba Mana. Ngushimye ko Mwami Yesu habaye mu izina rya Yesu Kristo. Aho abaganga baravuze ngo byarangiye, bavuze ngo byashirwa byarangiye, ngo hasigaye iminsi mike, waramanutse uritamburura Mwami, urongera Mwami Yesu utanga ubuzima, turongera tubaho Mana nziza. Uyu munsi turagushimye Yesu, turaguhimbaje Mana. Ese tuguhe iki Mwami Yesu, ko imirimo yawe iteye ubwoba ku buzima bwacu, imirimo yawe irahambaye Mana, imirimo yawe Mwami Yesu ntabwo twayivuga ngo Mwami Yesu ubwire ngo buce, ahubwo ni myinshi ku buzima bwacu Mana, ni myinshi Data, kuko twarakubonye Mwami, twakubonye Mwami Yesu wambika, twarakubonye ugaburira, twabonye uri Imana ikiza Mwami, twabonye uri Imana ihindura amateka, twabonye uri Imana ikiza Mwami Yesu. Ushimwe uhimbazwe Mana. Ndagushimye kuri Imana ikiza Mwami Yesu, ndagushimye kuri Imana ihindura ibihe Yesu, ndagushimye Kristo. Uyu munsi none nyemereye ngushime Mana,
ndagushimye kuri Imana ikiza uruzerero, ndagushimye kuri Imana mwana, ndagushimye ko kije abantu bawe mwami uruzerero mwana, ndagushimye ko wambitse ubwoko bwawe mwana, ndagushimye ko wagaburiye abatari bafite imyambaro mwana, ndagushimye ko wahaye ijambo abatari bafite ijambo, ndagushimye Yesu, ndaguhimbaje, ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga, gushimiye imirimo yawe Mana, gushimiye neza yawe Yesu Kristo, gushimiye kuri Imana ihindura izina, gushimiye kuri Imana ihindura icyerekezo. Yesu we ushimwe, Yesu himbazwe, ushirwe hejuru, uri umukozi w'umuhanga, nta Mana imeze nkawe, nta wundi usa nkawe papa, nta Mana isa nkawe Yesu Kristo. Twarakubonye Mana, twarakubonye mu mihanda, twarakubonye mwami Yesu, twarakubonye Kristo, tugenda tudafite icyerekezo, tugenda tuvuga ngo ntibizakunda, tugenda tuvuga ngo mwami Yesu ntituzagera kuri ino myaka. Kristo tuyigezeho, Kristo turayirengeje. Mwami Yesu ushimye, uhimbazwe Mana, gushimye kuri Imana yombora, ndagushimye Mana, ndagushimye kubw'imirimo yawe Yesu. Izina ryawe habe icubahiro, icubahiro gikomeze kibi cyawe, izina ryawe rishirwe hejuru. Nkomeze kukwereka mwami Yesu ibyifuzo dufite mu mitima, mwami Yesu ijambo ryawe riramya mwami, nguzi ibyo twibwira mwami, ni mu mitima yacu urahazi Mana. Erega witegereza mu mitima ukamenya ibiriyo, ukamenya bya bindi byishe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nibyo dusenze Mana kugira ngo ubikorere kiyubahisha, nako wakunda wakoze cya kindi mwibanga mwami, nasende kugira ngo ukuboko kwawe kururuke gukora ibirenze mu buzima bwacu Yesu Kristo. Ndasengera buri muntu wese mwami Yesu gukurikirana mwahambesa no masaha, namwatuye imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, namwatuye ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Wa musozi w'igiti mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndagutangariza ko mfite Yesu Kristo, ndagutangariza ko ari intare mu muryango wa Yuda, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zigutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera buri muntu wese ufite ikibazo gitandukanye Mana, ufite uburwayi mu izina rya Yesu Kristo, ndamagara imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, mu maraso yawe tubasha gukirira Mana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndahamagara gukora kwa Imana, ndahamagara ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana nawe aburwayi we, nzi ko ufite amatwi mu izina rya Yesu Kristo, nzi kunyumva mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura gukira mu izina rya Yesu Kristo, ndabona uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, ndatura imbaraga z'amaraso Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zikiza, imbaraga zibohora mu izina rya Yesu Kristo. Gukira kugaragara Imana, umaze igihe mu bitaro Mana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasenze kugira ngo ukuboko kwawe kugaragara Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Umukirisha ubuntu bwawe mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwuka wera zimanuke Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi none ikorera uburiri bwawe mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umuntu wese urwaye mwami, uyu munsi ikorera uburiri bwataye mu izina rya Yesu Kristo. Uri muri situasiyo, uri muri bomboni, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura gukira, ndatura gukira, ndatura gukira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zikora imirimo n'ibitangaza Mana. Ndasengera mwami wese adafite icyerekezo Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe wenyine utanga icyerekezo Jehova, nohindura amateka mwami Yesu, nohindura ubihe Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo igaragarize buri muntu mwami, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uhindura amateka Mana, ukeneye akazi ukamuhe mu izina rya Yesu Kristo. Ubona ko byarangiye mwami Yesu, bitangire umunsi wa none mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kwawe kutagaragara kwe ku bwoko bwawe, imbaraga z'umwuka wera zikura mu rupfu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, zikore ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ijambo ryawe mwami Yesu nicyo tuzasaba twizeye mu izina rya Yesu, ngo twizere ko tugihawe. Ndasengera ubwoko bwawe mwami Yesu, ndabwatura imbaraga zawe Mana, ndatubatura kubohoka, ndabatura kugendererwa na mwuka wera mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imbaraga zose z'umwijima zicike ku buzima bwacu, imbaraga zawe mwami zururuke, zururuke. Ndasenya imigozi yose y'umwijima, imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, ibicano by'abazimu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kubohoka Mana, buri muntu wese uko aboshye Mana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndatura ikiganza cy'amaraso Yesu Kristo, ndatura ikiganza cyawe Yesu Kristo ku bwoko bwawe
nyemera mwami Yesu uganze tegeke senye buri muntu wese mwami wifatanyije natwe muri kano kanya kugira ngo umubere ihumure kugira ngo umubere amahoro kugira ngo umubere ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo ahari mwami Yesu agahinda washira umunezero mwami ahari amaganya washira amashimwe mu izina rya Yesu Kristo kuko uhinduye ibihe Mana icyubahiro gikomeze kibishawe izina ryawe rishyirwe hejuru Yesu Kristo izina ryawe ryamamare Mana kuko nta mana imeze nkawe Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo akazuka amen. Mwakoze cyane kubana natwe Imana ibahe umugisha mbararika kugira ngo mujye mukomeza mubane natwe basa kugira ngo kandi subscribe mushi buri muntu wese ukifuza ufite byo muri comment ushyiremo kugira ngo tubashe gusengana muri bino bihe. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha ciao ciao.